Hey, Abavip. Ahangaha ndi kuri Hall of Fame yanjye cyangwa se abantu ndeba buri gitondo nkabasha kuba inspired bakasubizamo imbaraga. Abantu bose bafite ikintu impactinze mu buzima bwanjye ndetse mu buzima bw'abandi bantu bari miliyari ku isi. So, uyu munsi turazaganira ukuntu abantu nk'aba ngaba kugira ngo babashe gukora ibintu bikomeye nk'ibi ngibi bose bahurije ku kintu kimwe. Ni ikintu cyo kwicara baga planning ubuzima bwabo. So uyu munsi turazaganira Abavip ukuntu ushobora gupanga ubuzima bwawe, ushobora gupanga umwaka mushya ugiye gutangira. Ukawupanga nk'abantu bazahindura isi. Oh, nari nibagiwe. Bonane, happy new year. Reka dutangire umwaka mu mbaraga. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Now Coach Gael. Nongeye kubasuzura Abavip umeze neza murakomeye. Uyu munsi rero ni Gael nkabangarutse mu cyagenzo cyanyu mukunda ku Abavip TV cyo kuntu twiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. So uyu munsi turazaganira ikintu gikomeye. Ni ikintu twese nk'Abanyafrika duhurijeho, ntabwo dukunda kwicara ngo dupange dushira ibintu ku murongo turebe ibintu byose turebe ukuntu ibintu byose bizagenda. Ni nayo mpamvu akenshi usanga tudafite aho tujya tutazi ibyo tugomba gukora yaba muri business yaba se mu buzima bwacu busanzwe. Niyo mpamvu ndibuka cyane tujya abantu bagiye gutangira umwaka hari ukuntu twicaraga abajya gusenga baragenda gusenga murabyibuka hama twandika mu rusengero ibi niyo tugomba ukandika ibintu byitwa amasezerano y'Imana. Hama n'abandi bose ugasanga banditse ibintu bagomba gukora mu mwaka ukurikira, aho ugasanga rimwe na rimwe ibyo bintu uheruka kubyandika kora ko bidafite strategy bidafite na planning kandi utazabishiramo na effort bikarangira aho ngaho hanyuma ugasanga umwaka utangiye ukomereye nk'uwashize. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngira ngo tuze kuganira ukuntu wakora business cyangwa se personal plan y'ubuzima bwawe muri uyu mwaka tugiye kujyamo hanyuma utegure neza nk'umuntu uri successful. Iki ni kintu mbabwira abantu bose bamenta abandi abantu bose senzi bari successful ibitabo byinshi byo nasomye bose bagera ahantu iyo umwaka ugiye kurangira cyangwa se iyo umwaka ugiye gutangira cyangwa se any season ugasanga baricaye bagatekereza amezi 6 ari imbere ikintu bagiye gukora ya muza bwawe personal cyangwa se muri business. Icyo ni ikintu abantu benshi tudakora, ariko niba dushaka gutera imbere uyu munsi ndabereka ibintu maze iminsi nkora, maze imyaka nkora byakoze cyane mu buzima bwanjye uyu munsi tuza gukorana. So Abavip, let's go. Ndabasabye ngo muanze mwitegure mumere mufate udukara mu mwandike ko tugiye gutangira session y'uyu munsi. So ikintu cya mbere ngo usanga mu VIP ugomba kubanza gukora ni kintu gikomeye no kubanza ukareviewinga umwaka ushize. No kuvuga ngo umwaka wa 2021 wagenze gute. So banza ukareba ibyiza byawubayemo n'ibibi byawubayemo. Ibibi byawubayemo ese byatewe n'iki? Byatewe maybe no kuryama cyane, byatewe nuko maybe wagize inshuti mbi. N'ibiki byabaye bibi cyangwa se n'amahirwe cyangwa se ni covid. Ugomba kureba kwanza ibibi byabayemo hanyuma ukareba n'ibyiza byabaye. Iki ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Hama ikindi kintu noneho tugomba gukora ni ugufata umwanya tugatekereza. Ugufata umwanya ugatekereza tugasettinga ama goals. Iki ni cyo kintu abantu benshi baturusha bateye imbere abantu benshi batazi. Sovuga ngo ni ugusettinga goals. Hamwe kuvuga uti iki nicyo ibi nibyo nshaka kugeraho intego ukazigeraho. So iki ni kintu gikomeye. Hari umugabo nkunda cyane twa Napoleon Hill yavuze iyi quote, yaravuze ngo goals are dreams with deadline. Nuvuga ngo intego cyangwa se goals ni nk'inzozi ufite ariko noneho wazishize mu mwanya runaka. So ngo umyaka uvuze ngo muri amezi 12 agiye kurikira cyangwa se muri amezi 3 cyangwa muri amezi 4 agiye kurikira iki kintu nshaka kugeraho ndashaka kugeraho ni inzozi ubunona, ariko iyo cyanditse hasi ukagiha amezi 2 amezi 3 ugatangira kugipangira ukuntu wakigeraho icyo kintu kiba kibaye goal. Ni inzozi rurazana kugira ngo ibashe kuba reality. Iki ni kintu gikomeye. Sasa rero niyo mpamvu uyu munsi nshaka kugira ngo mbereke uburyo no tugiye gukora goals z'umwaka wa 2022 cyangwa se umwaka mushyashya bitewe n'igihe uzarebera iyi video ukuntu ugomba gutegura umwaka mushyashya. So umwaka mushyashya ni gute ugomba kuwutegura, ni gute ugomba kwandika ama goals ibintu ushaka uzageraho
kandi ukazabigeraho. Nicyo kintu nshaka tuganira uyu munsi, ngiye kubereka areas zitandatu impamvu abantu bamwe na bamwe impamvu ushobora kumva uti Gael so bwa mbere naragerageje kwandika ibintu nshaka kugeraho, ngerageza kubyandika, narabyanditse rimwe na rimwe ndabyandika mbishira no muri Bibiliya cyangwa se mbishira ahandi mu kindi gitabo, nkumva nshaka kugira ko ntigeze mbigeraho. So why? Kubera ko abantu bakora ikosa ryo kudakora goals muri izi areas zose uko ari zitandatu. So uyu munsi ndaza kubereka ukuntu ufata goals muri areas zawe zose z'ubuzima butandatu. Ingira akaba ari isomo navanye ku mugabo witwa Zig Ziglar. Niba ushaka kugira ikintu wapanga kugira ngo kibashe kugeraho mu buzima bwawe, ntugishipangira gusa muri area imwe y'ubuzima bwawe, ahubwo upanga muri areas zose zitakoresha eshatu z'ubuzima bwawe. Nibyo ngiye kubereka, hanyuma tuga succeeding. So Abavip nkora babwiraga nuko ugomba gukora akantu kameze nk'uko nakwita a business cyangwa se career/personal plan. Akantu ugomba kugenderaho umwaka wose, okay? Byaba byiza ugakipinze just one page ahantu kugira ngo uzajye ukareba buri munsi ko mwibuke cyane. Nemera cyane ko iyo ikintu umuntu arebye akomeza akagisubiramo kigeraho kikaba wowe kandi ibyo bintu bikakwinjiramo. So this is very very important, okay? So ngo urabanza ukabyandika. Ikintu cya mbere ngiye nkunda personally no kuvuga ngo umwaka ukabanza ukawuta izina, okay? Ibi abantu murabizi mujya gusenga ni ikintu kabiza umuntu yakuranye. So ndavuga ngo umwaka uguhita izina, so ni byiza cyane. Ubu ngubu 2021 yari umwaka wanjye nahise personally nahise umwaka wa expansion cyangwa se umwaka wo kwaguka. So reka tuvuge rero sasa ko ubu ngubu uyu mwaka ugiye ku mwaka wa success. Reka tuvuge ko uzaba umwaka wa success, okay? Very very important, okay? So ndakuvuga ngo icyo gihe ikintu ukora sasa iyo umaze kuha theme, icyo kintu biguha enthusiasm, biguha imbaraga muri wowe uvuga uti ibi nibyo ngomba gukora. Hambere ikintu cya kabiri ugomba kureba izi areas zitandatu kuko nababwiraga. Very very important. Izi area ni iziherero. Izi area ni area finances, ini area y'amafaranga. Hakaba area intellectual, sinavuga ngo personal development, kwiyongera ubwenge. Hakaba area business cyangwa se career. Nuvuga ngo ufite business ugagira goals yo muri business cyangwa se career ni ufite akazi. Hanyuma ukagira n'indi area y'ubuzima cyangwa se physical. Kuko iki nayo iri very very important. So ngo physical no kuvuga ngo kurwara se, kwiyongera ibiro, ibi byose biri muri health cyangwa se physical. Hanyuma noneho spiritual. Ibi ni ibintu cyane bijyana n'ukuntu umuntu abaho, spirituality, ibyizerere yawe. Ibi ni ibintu cyane bifata n'ubuzima bwose. Hanyuma no sasa tukarangiriza no kuri family, the most important one. So uvuga ngo sasa ko ibintu ari bitandatu, izi areas zose ugomba kuzipangira goals yazo. Aho kugira ngo uvuge ngo uyu mwaka ndashaka gusa kuzarangiza mfite imiliyoni 10 nk'urugero cyangwa se ibihumbi 50 by'amadolari muri account. Yes, usetinze goal muri finances, ariko impamvu igituma ni ignoring izi areas zindi zose muri family niba bitameze neza bizaffectinga akazi. Nibyo affecting akazi cyangwa business, amafaranga ntuzayasavinga. Cyangwa se nuba utari healthy ukagira indwara, urwara diabete, umutima cyangwa se ibintu byatuma ubuzima bwawe butamera neza, bizaffecting iki? Bizaffecting uko ukora, byaffecting n'amafaranga. So impamvu izi areas zose zirajyana. Ntabwo ushobora gutera imbere muri finance cyangwa se mu kazi kawe wowe n'umugore wawe mu Rwanda cyangwa se relationships zawe zifite ikibazo n'inshuti zawe cyangwa se abana bawe. So ibi bintu byose izi areas ko muzibona zirajyanye. Niyo mpamvu zose ugomba kuzandika, ugasettinga goals n'ibintu ugomba gukurikiza muri areas standard kugira ngo byose hamwe ubuzima bwawe bwose uko ari bwose muri areas zose zigendere hamwe ubashe kuba a success. Very 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 important. So reka tuvuge for example, reka tangire muri area ya mbere, finances. Uravuze uti nka goal ya mbere ushaka uti ndashaka uza saving ibihumbi nka 5 by'amadolari mu mezi 6 cyangwa se mu mwaka ukurikira ndashaka kuba mfite ibihumbi 6 by'amadolari. So uvuga ngo iyi ngiyi yanditse hano kuri goal, ariko warangiza gukora goal ugakora na habit nandi uvuga uti sasa niba nshaka kuza saving ibihumbi 10 cyangwa se 6 mu mwaka wa 2022 ni iki habit ngomba gukora? Okay, maybe ngomba kuzajya saving muri 300 buri kwezi. So kugira ngo saving 300 buri kwezi ngomba wenda kuzareka kino kintu, hama ibingibi ukandika habit hano. So ni kuvuga ngo buri
goal igire habit yayo. So bivuga ngo niba uvuze uti ndashaka kugura inzu ku bantu bari muri Amerika no muri Canada, uvuga uti ndashaka kugura inzu mu mwaka wa 2022. Okay, so niba yishize hano nka goal, habit ni iyi, ni working on your credit score. Ushobora kuvuga uti nzacenga credit score yanjye buri cyumweru, you know, iyo ni habit, kugira ngo ndebe niba koko muzafite credit score nziza. So nuvuga ngo wandika goals ukanika na habits. So for example, muri intellectual cyangwa se personal development, ushaka kugira goal yo kuvuga uti ndashaka kuzaba real estate investor, ndashaka kwiga ibintu bya real estate. Okay, kugira ngo menye ukuntu uzagura amazu, kuhindura n'ibindi bintu byose. Okay, so niba ushaka gukora ibyo bintu ugomba gukora habit yabyo cyangwa se behavior ijyanye nabyo. Uvuga uti okay, reka nzajye fata iminota 30 buri munsi nige cyangwa se nsome igitabo cya real estate, cyangwa se nkurikire course ya real estate buri minota 30 buri munsi. So kuvuga ngo ushobora kuvuga uti for example jewe nk'umwaka ushize muri personal development yanjye harimo ku masteringa sales na marketing. Ni ibintu ntarinzi kabisa. Sales and marketing nicyo kimwe cyari muri intellectual hano na personal development. Namaze at least nk'isaha imwe buri cyumweru niga kuri topics za sales na marketing. Ikindi kintu nacyo nize ni influence kuri social media. Iki kintu cyari kiri mu kintu nari mfite hano nagomba gukora, niyo mpamvu nitaye cyane kuri social media zitandukanye, kandi by the end of the year nari mfite goal yo ku multiplying aba followers banjye inshuro 3, kandi koko by the end of this year narabikoze. So this is ibintu ukora personal development, ni ibicu ushaka kugeraho. Urashaka kuvuga uti ndashaka kuzasoma igitabo buri kwezi. Okay, nushaka gusoma igitabo buri kwezi, behavior zirata zibiki, gusoma igitabo minota 15 buri munsi. So ibi ni ibintu ugomba gukora. Hanyuma rero muri business, mwibuke business kugira ngo ubashe no gutangira business, kugira ngo n'akazi kawe ubashe gutera imbere uve ku rwego ujye ku rundi, nuko mu bwonko bwawe, mu bwenge bwawe uba wiyongereye ubumenyi. Niyo mpamvu izi zose zirajyana. Nubu udafite personal development, niba utaruriyongera ubumenyi mu gusoma ibitabo, mu kumenya amakuru, mu kugira iki, so ntibizashoboka yuko ugira gute, ntibizashoboka yuko na business yawe itera imbere. Niyo mpamvu ibintu byose birajyanye. So nuvuga ngo muri goals anga muri business yo kuvuga uti ndashaka gufindinga a mentor wamfasha muri business yanjye, yikaba goal. Okay, so habit zabiti okay, reka nshakishe ama forum y'aba business people muri area yanjye, ngingi nyajyamwo nganire n'abantu, bashe connectinga n'abantu, cyangwa se reka ntangire connecte buri muntu wese mbonye ndusha ubwenge, mbashe guhura nawe, mbashe ko tubishuti. So iyi ngiyi ishobora kuba habit watangira. So ni kuvuga ngo ugenda ureba. So ikavuga uti maybe muri business yawe kuvuga uti ndashaka gutangira business, ndashaka business, agatekerezo mfite ndashaka gutangira business. Okay, niba ari goal ufite nk'iyo ngiyo, okay, nicyo ugomba gukora. So maybe ushobora gutekereza ndangire ndebe umuntu nk'uwo nguwo ukuri business ngiyo muri area yanjye, ntangire mushakisha, ndebe ukuntu na connecta nawe, ndebe ukuntu namwigiraho, cyangwa se ntangire nige ibijyanye n'iyo business. So iyo ngiyo ikaba habit ijyanye na goal yawe. So nuvuga ngo wibuke Abavip, iyo uvuze ngo ndashaka kuzagera kuri kino kintu, ariko no creating a habit y'ikintu ugomba kuzagikora kugira ngo ugere kuri icyo kintu, uribeshye ibyo ntabwo uzabigeraho. So that's why set a goal, ariko setting in a habit ni inzira yo kubigeraho. Very 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 important. Hama rero twajya nko kuri health ni ahantu ushobora kuvuga uti ndashaka kuruzinga nk'ibiro 15 muri mwaka. Ndaremereye cyane, ngomba kuruzinga ibiro 15. So you need goal. Okay, niba ari goal biragenda bite? Creating a habit. Ushobora kuvuga uti habit yanjye inzajya nkora exercise iminota 30 buri munsi. Okay, cyangwa kuvuga uti ndashaka kugabanya blood sugar, ndashaka kugabanya isukari mu mubiri wanjye, n'iki byose. Habit ushobora kuvuga uti ngiye kugabanya ibintu byose mu amasukari, at least nzajya mbirya rimwe mu kwezi. So ni kuvuga ngo setting a goal y'ikintu ushaka kugeraho health wise cyangwa se mu buryo bw'ubuzima, hanyuma ukore na habit y'ukuntu uzakigeraho. Very very important. Hama spiritual is very very important. Uko nababwiraga harimo abantu benshi muri spiritual, urabizi ko iyo spiritual myizerere yawe ijyana n'ukuntu ukora ibintu byose. Okay, yari ukuntu ukora ibintu byose. Bivuga ngo nk'urugero ushaka kuvuga goal ukavuga uti ndashaka kuzajya mara byibuze iminota 30 buri gitondo meditation, nkabasha gutekereza no gupanga, nkaba whole spiritually. Okay, so niba ubitekereje nka goal, habit iravuga ati okay, nzajya ndyama kare kugira ngo mbashe kubyuka mbona uwo mwanya. So dukuvuga cyangwa ukavuga uti ndashaka muri mwaka wa 2022 kuzatanga amafaranga yeze ku 500 muri charity, ngafasha abantu mu buryo bwa charity.
Okay, habit ubwira bihe, habit ishobora kuba uti nzajya ngerageza saving amadolari $500 buri kwezi nyashire muri charity box yanjye. So ibi ni ibintu ugomba gukora. Hakaza family ni ufite abana, ufite umugore, ufite umufasha, ushobora kuvuga utanga ndashaka ku improving relationship yanjye n'abana banjye, ndashaka guhaba kugira ngo mbirerere bagire gutya. So icyo gihe nibiyo ngiyo ari goal, icyo gihe habit irabihe ngitoke at least ngomba kuzana spending umwanya nabo iminota 30 cyangwa isaha byanze bikunze everyday. Cyangwa ushobora kuvuga uti nkeneye gustrengthening relationship yanjye, nkeneye gukomeza relationship yanjye na mama wanjye cyangwa se na papa wanjye cyangwa se na brother wanjye uri ahandi hantu, ukavuga uti okay nzaya niyaranje, habit ugita ibihe nzaya niyaranje mbasure rimwe mu kwezi. So these are things iyo umaze gusetting buri goal ikintu cyose ushaka kugeraho hano na habit ukuntu uzakigeraho, icyo gihe usanga ibi bintu byose birafatanya, kubera yuko nabwiye cyane nurwara hakaba ikibazo ukiyongera ibiro energy zagabanuka, energy nigabanuka career yawe ntizagenda neza, business yawe ntizagenda neza, nta mafaranga uzakora ngo winjize menshi. So kandi nutasetting goals zo kugira ngo ubashe gutera imbere mu bwenge bwawe, wongere skills zawe, uzasanga business yawe itabashije gutera imbere cyangwa usange n'amafaranga yawe ntabashije kugiye, kuko wibuke ko skills nizo zikuzanira kuzamuka muri business ndetse no kuzamuka mu mufuko. So nugira ikibazo mu muryango uzasanga bigushizo stress nyinshi, usanga byangije akazi kawe, usanga bishobora kuba byakwangiza n'ubuzima bwawe, hanyuma ibintu bipfa ugasanga na finance zawe amafaranga ntabwo ajemo, nta mafaranga ntabibonye. So cyangwa se nusanga ikibazo ukizigize kiri spiritual, icyo gihe uzasanga bishobora ku affecting amahoro yawe, peace yawe, ugasanga nibi byose ntibyo. So that's why Abavip ibi bintu byose bigomba kujyana, izi areas zose kuri standard zigomba kujyana. So kugira ngo mu setting goals nk'aba winners muri uyu mwaka no tujye gutangira, no mwaka umuntu agomba kwicara ugapanga ibintu byose. Hamarura ka bonus ngomba kubarangirizaho, ndabarangiza ka bonus mbabwira no sasa murebe 2020 umwaka wa covid watwigishije ibintu bikomeye, watwigishije yuko rimwe na rimwe ibintu twapangaga tutapangaga byatubaho. So kuvuga ngo noneho twinjira mu mwaka wa 2022 ndabasabye nubwo koko twagiye mu mwaka dufite imbaraga, ariko noneho dutekereze ibibi bishobora kuba muri uriya mwaka. Iki nicyo nita ngo plan for the worst but hope for the best. So kuvuga ngo planninga uzi yuko ashobora kuba ikindi kintu kibi, ariko at the same time mu mutima ukomeye yuko ibyiza biri imbere ugomba kubyachivinga. So Abavip iyo niyo message mbasigiye. So uyu mwaka n'umwaka wo gutsinda, uyu mwaka turangije uko urangije kose, as long as uriho haracyari amahirwe. So again, inzozi zawe niba uzibona hano umunsi umwe uzazikoza amaboko yawe, komeza believing, komeza ukore ibyiza biri imbere. So Abavip ndabakunda cyane. So mbere yuko rutandukana, niba urugambere byicano, please subscribe gumana natwe hangaha, visitinga kuri www.gaelkaromba.com. niba ushaka ko twavugana undi mu business coach tukaganira kuri business, tukaganira ku bindi byose bitandukanye, cyangwa se following kuri Instagram, Facebook ndetse n'ahantu hose, no kuri TikTok, aho hose ndahari kugira ngo nkugezeho content nziza zo kwiteza imbere ndetse no kubasha kuba success muri ubuzima. So VP, bye bye, naho ubutaha reka mbasigirize video ebyiri zo kureba muzirebe murangisha iyi ngiyi. Ciao, God bless.